ndi kugira ngo ngwereke Imana twakurikiye n'ubundi nayo ubwo yarivugiye ngo ushaka kunkurikira wese nikorera umusaraba. None se nanjye banyambika ubusa bambambe. Buri wese agira umusaraba we ku rwego rwe. Yesu yakubiswe ize kandi ntabwo yavuze ngo uzo mwari bukutwe zose ndazirangije. Iyo kibivuga mpamvuze yuko Imana ishukana. Yerega Imana niyegeze tubeshya. None se ko bajya bavuga ngo nta wayiringiye uzakozwa n'isoni. None ubwo hari n'uwavuze ngo abapfuye ni Yesu naza ngo abapfuye bazazuka. Ngo natwe tukiriho. Muri uwo wavuze iryo jambo ntago ariho. Kumvira mu gihe. Ntago rero ubu ntago nge mbifata nko gukorwa n'isoni. Ubu tuvuganiza intambara n'iz'abantu bazima bari muri iyi si ya Edeni. Isi twamaze kwangiza ubwacu, ntemeza ko yangijwe n'Imana. Iyi si niyo ndimo. Amahame y'isi rero Imana yarayatubwira yavuze ngo guhera uyu munsi muzajya murya mubabaye mwisha kuya, muzakora imishinga imwe n'imwe yange, rimwe yemere, muzakora ibintu babaseke, mukora ibindi babashime. N'isi uvangitiranyije ni igihe izuba rizarasa, turi mwisi izuba rizarasa imvura ikagwa. Wenda reka muri akanya tubishushanye ko imvura yabiri kungwira.